Ndi papa Sava. Rugaba we wamubonye se? Namubonye kabisa. Harya wambazaga izina? Yitwa Ndesaho. Usa ntabwo wakwibwira izina we. Uyu ni umwamikazi. Umwamikazi. Urabizi nanjye. Ukora uri umuntu w'umusazi. Ntabwo nakwihangika bana. Manuti ni sawa. Hariya mbere yo kutubaza icyo tu. Nubundi ariko nari guhera. Zazi ko nahera. Ibintu bigenda à droite. Bamaza ko batravaye. Bien merci. Umwami kazi. Wamubonye? Tubahe ikisi. Inywera gafanta. Tuwebwo. Estu. Ishyushye ikonje. Cya kindi kinini cye kanshizane gato. Ubwo ndabyumva ubwo uri mwiza uguraka nakarahuri. Nko bitakuka nk'ibisanzwe mwana. Koka ikonje se? We yari yose ngiye so nubizi ko nawe atapete. Nubundi yashatse naza namazi wayanywa. Kavano rero ngiye urabizi. Uye Ramazan. Urabizi rwose. Specialite noneho kuri wowe. Mufitakaye ikintu cyitwa specialite ikintu boss baritondeye. Barani igice murahubwo. Ikintu boss yagendeye umusazo umwibiri itatu akagenda kayirishinge. Nta whisky ntanyoye. Ibaho. Tanyoye ariko ngiye guha ikintu kirenze whisky. Manu kirava dufite inyota. Kambanze mbwira Ramazan rega ntabwo ndamwakira. Ufite ikintu kirenze whisky. Reba ikintu cyavanye boss ahangaha mu rupangu rumeze gutya. Akagenda akazenguruka akurira umusozi wa mbere wa kabiri wa gatatu agapfura ishinge yaragiza yabara gupfura ishinge tugiye kumva ibyatsi se sha biracyakomeza ariko se Ramazan numva nakugeranya n'itungo yabara gupfura ikitwa ishinge akongera akikoza nepfo musi y'umuhanda akareba mu famu uretse akajya mu muzinga gahakura akoma n'umunyamashengo ko kosha ikintu bahakura se urakizi ubokisha boss yamaze guhakura Unyicisha amatsiko wari guhita utangira ugahita ugifombora nyigeza kubuki nkava ku nshinge wari guhita umenya ikintu cyavuyemo uretse nkubwira irindi banga aramanuka aragenda yikoza ku njagi arayica aca ku ntuntu arayikata injagi ajya ku ndaya arazikata urumva ku ndaya buriya boss kandi kanafite buriya boss afite ikintu cyitwa urusenge boss afite urusenge Mano wijya kuri ibitoke bitara ku rusenge urwagwa karutara mu rwina umva urwagwa ariko arakana warubesheho zo muhama reka hanyamunye gira urwagwa numva namarengosho ye namarengosho service bagira mwumvishe n'urukundo ruryoshye none uretse maze mvuga ikiza cy'urwagwa none urata urumva Ramazan urwo rwagwa rero boss nakubwiye ko ibitoke bitarehe ku rusenge bura dufite urusenge ara mu gikari akagira urwina urwagwa none rw'umwimerere bari umuvure w'urwina mva Manu Ramazan utamwirwa rwagwa reka nkubwize ukuri maze sha Manu ko mu bicupa by'amawhisky nkarima urwagwa rurenze whisky rurenze whisky nukuba wacu ariko ntabwo ari barukata umfasha nyaruka reka nkuzanire nimba urwagwa rwiza rw'umwimerere urumva nkuzanire urunzanire harya ngo rwo mugurisha gute Wagwa rero Ramazan nakubwiye ngo rurenze whisky akarahure n'ibihumbi bitatu none urebe ikindi gishekeje ariko se ubwo weho kandebe ariko se ufite ibintu ntacyo waba akarahure kamwe wakamara none ubwo wicaye ureba no mu marembo mu muhanda urumva nta kibazo wanywa akarahure n'igice bwo wicaye ureba umuntu uze mu marembo nta kibazo wasoma umva Manu njye ahubwo unzanire dutatu sha oya Ramazan nawe kareka boss yahita nyirukana ariko uzibi nabarenze cyane warenze amafaranga wajukaza niyo tumwe nyaruka shama none ko turabakira mu kabari kacu wegenza nicyo tumewe ntago twebura tujya tugira ngo uhava uri muzima uzagaruke n'ejo sibyo Ramazan ego shama no cyitwa urwagwa specialite papa Sava urwagwa nyaruka sha kagangukangira amarengo cyane niho tunywera ariko rero burya utaza kubona umuserivera tuvugisha ntureba seruga burya urwagwa rwari sawa urwagwa rwiza rwenze neza atari ibintu by'ibikora atari ibitoki nkuru njye burya nikiraho nakigura bitanu ego urwagwa n'imboneka rimwe ahubwo se tuve mu byinza uyu mwamikazi mwamenyaniye uyu mwamikazi rero rwose reba amaso yariko sha sheri seka arebe uskori ya hari abantu Imana muri weekend service ni mu byiciro rero ndabanza ngahera nyine ku bantu batishoboye yego shama oya haryo ubwo nabatishoboye cyane nabatishoboreye
reka buri wese n'icyo akunda akantu karimo katuma napfundura neza kandi ubundi kugira ngo aka kantu ubundi bagatuma abantu baza hano aka gatuma abantu baza hano ariko ikibazo cyawe gifite isuku se shaka serive yego mubizi ibirahuri bya hano ahangaha turacyoza tukagihanagura byembye tukakibika muri firigo urumva sheri ahantu rero ni sawa rugaba wamubonye inshuti yanjye ahangaha ajya kunyuva utarangwa ugire ngo ahangaha atari isuku se rugaba ugire ngo rubarapfuye kera genza abandi pale abandi best baby yitwa gute baby yitwa gute fungura ariko shafungura aka gasitiro kagomba kujyana n'umutomo fungura sha ugenda unzanire n'urwagwa n'inkwe ubundi umukobwa umwe aka gasitiro aya masaha abundi cyo uje kunywera aho ugiye kongera urukundo ubura ngo baba ngo warwumvise ageze ku mukobwa biratuma umukobwa afite urukundo rwuzuye kandi kuri ko kane byaturitse ariko no ku munwa nako no mu gatuza ndabona urukundo rwa musaze aka ko banza wazunguruka umuntu ushamanu iki gishi rero ubundi se umuntu yakubita he kakwicisha inyota ntabwo wanywera aho ugira ugiye utugambo twinshi cyane icyiza cyane he nyibwirira wari ukimbwira aho wahuriye n'ihogoza ryawe uyu mwana rero w'umukobwa bamubonye ahubwo se ko muramwenda gusa bitangiye kuba reka tumaranye iminsi imyaka 2 irashize kuva nakumenya imyaka tumaranye ni ubwa mbere unyeretse ibintu byiza kabisigaze guca bita VIP noneho n'unguru rwo kurusuka n'ukwitaza kuko umwuka warwo nanjye ndamutse sutse ngwegereye nta wundi mukira nakwakira ndakubeshya ubundi uhita usinda uru rwagwa koko uyu rwo bita inkangaza uru rwagwa ariko ubundi reba sha reba harimo uturere dutatu nk'uko wabimbwiye banza mu gikoni banza yumva urwagwa banza ubwire ngenda banze twumve teste umva nkubwire manu amabido abiri nitwa yabona kuko abantu bose bashaka urwagwa rwacu cyane ruga nuko utanywa inzoga uru rwagwa umva nkubwire akarindwi nyine kubera ko uri umuntu wanjye twabiganira 20 na bingahe kubye mu birahuri karindwi nkubira numve ndumva bitanigije nka 20 ikintu cyo cyitwa umubare rero kibakize kubasha umbwire kandi ukoresha calculatrice uhita ugashyira ku ruhande ikintu kiri mu gikoni hari icyo bita jigo de chevre hakaba icyo bita amapumbu specialite y'amapumbu hari icyo bita inkoko hari ifi hari inkwavu hari n'akabenzi nashaka brushette ejo nitwari wavura hari izingaro hari umwijima z'ipyiko brushette zisanzwe tudusenda baboye oya brushette y'umubiri zihene umubiri okay nagize ngo urashaka izifi bibaye byiza se ntiwakuba gatatu brushette z'umubiri ebyiri ibyo bihagije umukobwa ariko mujye mumushyiramo n'akantu kandi nk'agafiriti nyine agashaka tukora ukuntu dushyiraho kamera neza ku buryo umukobwa akarya ubundi akayanywa reka kwibwirire ariko si sheri oya sheri uramukirata sheri yaje tuvuye mu rugo ari cyafashe urarya ikinako umva nawe n'utubusheti turizwe gusa ari ibintu sheri urya tubiri twonyine turenza nta kibazo tubiri nawe turahari mukobwa urya brushette ebyiri umunani oya hasa byandagenda uzane uzane brushette ubwo urajya wiyongeramo sibyo ariko shamano ariko ramaza nakubwiye ngo sibyo nuko umureba mu muryango iyo ntebe ushatse wayigeza hepfo kugira ngo aza kubona inzira ako se mana yakibikabye nawe sha we nyarutsa sha reka ze mubwiye abigira vuba sikoro humura ariko rero gakondo yacu gatumwe kubwo mukunzi mushasha mwire ariko Digibo kubera mukuru wanjye bimeze bite se neza ni sawa kabisa nawe uri muri quartier bana uri muri quartier bitigiko meze mutese sawa namahoro fresh kabisa bite se aha nice insani sawa nayo ndimo nibuzabuza gutya gato ngira ngo nze ndeba akamace hano bazanye cya screen kinini tunyuzamo akagoro tukirebera umupira mbe ndeba nyine amakomantere amazana we yaje ye guhana amakuru udafite bimeze bite se ase ko twaburanye grafre ndahari man ndahari ahubwo we warabuze byatanye ntabwo ari cyane ni iminsi bimeze bite se ra ni sawa none sara umuntu wicana grafre happy nta muntu wari sinaba nicira hose gato ikibazo twari ari bite se wa ni sawa
ndababona kabisa iracamo twaraburanye man dore banze gukubita amakuru amazana ibintu by'ubwana ari kwibwira ngo bye bye rero ngo yicara wenyine nabasezeresha ugiye kurongora reba shareba bimeze biteze ni sawa tu bana maze iminsi igiye ndi ku miti simerutse n'akantu k'agacupa uretse ko nsa naho ntagize tu urwaye iki se nagize n'imyanda ndwara ariko bitunguranye ejo bundi njya kwa muganga banyandikira imiti ariko amahirwe nagize bayimpereye rimwe kire iyi mito nyinywera rimwe ibinini nka 10 na bingahe urumva nanjye gutora miti ariko cyangwa harimo malaria ivanze n'ibintu by'iki byose akantu wakaretse tarimo kugasoma akantu se nagerageza n'urwagwa numvishaho numve papa sava umeze ute se salamu uraho digidi bitese watoye mitenda se meze neza kabisa urenje cyo ariko uvuye guhari ko yego papa sava ese nawe bagomba kubafata neza nawe undi grafe namaza nakubwiye riri yarenga se ayi none rero umva urehenga ndakurahiye none wayumvise nibyo namazaga ngo niba byabi wisiki bikomere kare nari hano ngo ndeba agapira muri ziri bukinera harya sinuza simani Champions League simani iri bukine mani yirakina na Paris Saint-Germain iri buze niyo fani yo ngiyo ya kabiri yo Paris Saint-Germain na Mbappe yarakize nta kibazo na Mbappe meze neza hari na match mbese muri sishize ari mu mvune kabisa nta kihabura tubwira wa mungu wagira vuba papa sava none se amaza yego mwihangane kuguca mu jambo navugaga nako nakagwa ngo nyumvisheho twumve nakagwa ariko rero buriya za mitsingi ntago nzibasha kubera yuko nari maze iminsi ngo reka numve kuri ako kantu nakuzaniye akarore kawe se oya nshobora gusanga rukomeye sindi ushobore yaravuze ngo mu makarahuri nsogongere numve kuri urwagwa numve uko bimeze ariko mwene ntabwo turi umubisha niko digiti urabona urwagwa ndimo kunywa koko rwaba rusondetse oya rumvikana wese ko wihaye rusondetse wihaye ariko bameze nk'urwashimye umuneke byo urasa neza bakamuha iyi ni wisi kinyarwanda hanyuma si ngo ugiye gushyira mu magore wabibonye se nabonye kabisa abonye hogoza hogoza bya bicupuri byawe muzi kabisa oya ibintu byose bavuga ko abizi ntabwo wigeze ukora mu bintu bijyanye no gufasha abakerarugendo oya bari bambwiye ko ari wehuje ndavuga nubwo ari weho ntabwo narenza ntabwo nazana ikirahure kinini ngo ndenze ni ugusogongera digidi ku inzoga bateruye watereka hano hagiye muri ibintu byawe nk'ubuzanya aka kantu kameze nk'umufuka hano washyizemo ibirahure bitatu njye mfite imbaraga zo guterura umva manu ugabanya ibintu by'inzara ntabwo ari wowe ubaguze ibirahure bitatu birimo bitatu sinjuri bubyishyure none se nawe uri mu muterura umusohokanamo hano yasinze icyo kibazo sha ariko umuntu w'umugabo ni gute ntacyo wowe umukire nywera muri aka ngaka unyihera icyo ngicyo oya digidi cyangwa numva nawe wazanye se ikirahuri gifatika asa gusogongera none se reka ndanga wagira ngo ni digidi yasinda nabi digidi ziko asinda akaninyarira kunywa aka ngaka ariko ubutaha nawe ujya umenya uko ariko reka ikibazo no kusi ubundi ntabwo wakwiye sogongera hato wumve sogongera uzi gusogongera baruzuza ngaho zanasubiza ikirahure uretse yumve bimeze bite arako gusogongera se atamushyire mu rwagwa n'inyweye yego murekanywe nta kibazo bosi mva mutarurundi da mwagiye mugira umunwa muke cyane muze gutera hejuru abakiriya mwabicucu yaza witukana kandi nawe ese uramushenzi nk'uko umuntu aba yiziye mu kabari ameze neza akaza avugira hejuru y'abakiriya mwagiye mwiba ntawe ndwara kwangaje wa mushenzi witukana urumva ramazani atweretse umukunzi atagira ngo afite inshuti by'ibihumura ubu ngubu tumushaka ko bamarayika nagiye ubona nacecetse nta bigambo byinshi ufite ntabwo nabikora ahubwo aciye nibyo nakubaza none se tubanze tumwe ujya uririmba se sheri digidi gihunda kuganira nta kibazo shamuze umukobwa ukora kuri televiziyo uramenye umuzi hehesha gukorayo ndabona nkuzi amakuru meze mute shani sawa kabisa meze neza mumeze neza nishimiye kubamenya nanjye nishimiye kukumenya nawe ubundi garafure bimeze bite ni amahoro tu nari mvuze ne kabisa nyura ngamba suze nk'abantu b'abavandimwe ibihe ndimo se ntubibona wowe shari mu bihe byiza kabisa uzi ko noneho ntangiye gukaba akayiro 95 wowe uzagira n'ijana wowe se ko kubera ibintu by'umunezero wowe se kumeze neza ngo bashyiraho urusenda
Uyashira agasenda gakeya Gacanga urusenda ruzane ku ruhande. uruzane ku ruhande twishyire ngo gake umva nanjye ashyiraho akazingaro n'igitoki n'umubiri Urategereza ariko oya zishyireho ndaba njya kuzaba ngaba nta kibazo uzacuze n'izibura rizawe nyuma twe tujya zinga umva kujya wigira hino bakiri bagura komande badafite igihumbi iyo komande none se bashyira tungaye garafure urashaka tungaye ni nini ko si nyama hano nuyizi digidi hari ubwo ari ishapu ari bya bindi binini nkorera eshatu ibiti bitatu se oya ebyiri z'umubiri na zinga rimwe n'ibitoki bibiri reka ziba nini ntabwo warya nyinshi ariko se ntabwo warya nyinshi ziba nini ubwo reka tubigeze ko mbona byibura utampingayinga brochette eshatu ngo n'ibitoki ariko yamureka arega uri butarwaye ujya urya ariko nawe utangiye kuzamo urabona se aramutse ari inzu kataba kageze ku madirishya utangiye kuzamo urabona se niyaba igerekeranye yaba ari nk'iyigeretse kabisa ifite nuza ari ukuri seruka bimeze biteze ndaho tu hanyuma uze kunyuzamo ariko ntiza agatelefone mu magambo muvandimwe hari umuntu ashaka kumva ko amafaranga ageze kuri konte na telefone biteze telefone yanjye nari nashyize kuri charge ntabwo igize mfite ikibazo cya batiri ishiramo umuriro vuba reka kuremo password ahirwa njye gufite abana bakiri muri hakoko sibyo urwagwa wagira ngo simukadi ya mbere simukadeka niko intoki ndende mu maso heza isura nziza cyane rwose nigise ahirwa njye gufite atariho ari gucamo nigise niko yazimye se kandi tonde ndebe ko ari we ndabona neza niko se inde se kandi urazira cyangwa ngira agafata shaka inde uyu mukobwa si umugore wanjye si shiri wanjye umugore wawe uramwita madamu ariko ntiturabana ariko n'umugore wanjye shoka ukaba yarashatse se serious se none iki gicupu ni bumane ni fiance wanjye Fiance wawe? ko nge ndi ikigoryi ntuzuye naramazani yarongo yariwe twitaga rubyogo noneho urumva ari njyewe reka ndi umuzungu nge nkorera imbere wamubonye ba ndayaba shacitse intege kabisa ntigeze ikize nose rugambira ubonye umukobwa mwiza yegora yo iyi mutipe uyu nyine ruga reka ubwize uko nta kintu ufite kabisa acha mungu mubeshe se niba ari muri ku rupangu si iyo mutipe niba buzabera Sodoma niba buzabera muri mukubite niba ari muri Teremukadukaze niba ari muri ako se umukobwa uri kuvugana uyu ndeba babise cyangwa nibyo uri kwitekereza vuga ngo ahubwo ni imbabura mbona ma imbabura ni sowanjije none se ariko nawe ukajya umenyera ngo urengere tutadusangira ngo uzane n'umuntu akakwereka reka nkwereke uyu mukobwa nta minota 15 y'ungu umubonye barimo bari kugira gute kashikashi ntumuzi kashikashi kakagabo kamwe gafite nuza gafite agatoyota kakaranguza ibitoki hano hepfo kaho kajya kazana ibintu kwa bapegenze hano hepfo ako digiti ntumuzi kashikashi si ngombwa kuvuga ibintu byose mwene ibyo ngibyo se nasinze ngo kashikashi nyenda muzi habaye nimba so muzi dore mubonye murya runono batandukanye uyu mukobwa uyu dore ikintu kibaye uragusi uyu mwana ariko baruvuze nasinze uramubonye maso ngenda mubonye uyu mukobwa yambaye ikabutura y'igitenge n'akantu k'agashati kajya ku bururu kashikashi yambaye ipantaro na za nkweto ze nshyashya z'umukara urumva n'agashati ka karokaro banyuza amwinjiranye we mu rupangu amugenza imbere hafi metero 10 uretse se mbiguhe uretse se niba ari n'umunyerero ubu ngubu yarangije kumurya umugenda kera ibyo uvuga wabisubiramo njyewe noneho nkurikije ukuntu kashikashi yari ameze yari afite ikintu cy'igishashi ubona ko gisa n'ikirimo utunuzu uturwanisho uko byagenda kose niba ari n'umugabo ubu yarangije mujye munyumvira kumukabukira kera nta kintu ufite mujye munyumvira ukuntu nagowe ntimukarakazwe no kumuna wabwiza ukuri genda muzi kashikashi kuvana mufasha ubu yamukubakubye arimo kumukunja nk'ufunga araseze inkweto ndica umuntu mwece wasa ndakurahiriye ndica umuntu kubera iki enda dutega umwicira iki ndasanga kashikashi yamukozeho ndica umuntu akuse digiti ikintu kinahari wabihagazeho neza urabizi akiva kuri moto byaba ari ibintu byo guteranya jana mwibone akiva kuri moto cyabaje kimugotomera iminwa yombi kikaki kivangavanga gutya gikura ibintu uvuga wabisubiramo wabihamye ntamba bibirenge
niba ari no mu mira ubu ngubu arimo kumwinyuguza usenda kunosha amaza ndica umuntu ariko se kubigize intambara icara utuze ku buryo se ujyanye icupa buretse gato buretse gato yinurukeho nakumena ariko se were kuraho komande ko yaribonetse watuje ukarya inyama gatsanze kashikasha nkuri kumugura murumva amateka agiye gukora muri karitsiye buretse gatoya none se umva ruga nk'ubwo ngubwo ko mubwiye ukuntu bagiye kumunyerera mutarana ba wigeze umusaba waramukoye oya tuyicupa uretse afashe irembo oya none se byibuze mwigeze mujya no kuvuga ngo mwajyanye no mu kiliziya cyangwa mu rusengero baraberekanye ariko turakunda nawe yambwiye ko ankunda ariko se kukubwira ko agukunda ubu ngubu ushatse kumbwira ko atabivamo ku munota wanyu mutaranagira nta muntu uzi ujya gukwa bikarangira umukobwa bivuyemo reka nkubwire dupfa kuba dukundana gusa ngenda mwica ubu se kuvuga ngo ugiye kumwica noneho utarafata irembo oya umva muco umuntu ntarafasha ntarafata irembo ntariyerekana iwawe w'umukobwa none ngo ajye iyi komande ubu se ko ari kwigira gutya ataramugeza mu rugo ubu noneho uje ugasanga ari mu buriri barimo kumunyerera noneho muryamye mu buriri waramukoye wavuga ngo iki ntabwo ari byiza kuvuga ibintu iyi fone niyo ngo nyisigarane iyo yayintije sana ese wowe ufite ikihe kibazo noneho tugiye kuzirya ubwo rero asize ingwate ya telefone